ku buntu na mama Françoise mumenyereye kongera kuza kubana namwe uyu munsi mwiza Uwiteka yaturemeye, tuwunezererwemo, tuwishimiremo uko byaba biri kose. Uwiteka aracyariho kandi ariho kugira ngo akugire neza kuko gutekerezaho ibyiza. Rero uko mubibona dusanzwe tuganira namwe, reka sabe mama Françoise asenge hanyuma tubabwire umutwe w'amagambo byo tugiye kuganiraho uyu munsi. Dushima Imana, Mwami tuguhaye icyubahiro, tuguhaye ikuzo, turavuze ngo ushimwe kuri Imana nziza, uri Imana y'amasezerano, witwa ndiho, uriho, wahozeho kandi uzahoraho. Turagushima kuko uri Imana y'ibihe, turagushima kuko uri Imana igenga ibihe, turagushima kuko uri Imana idufite mu kiganza cyawe. Aleluya. Turagushima kuko Mwami ngo ijambo ryawe riratubwira ngo nta n'icyabasha kudufufura mu biganza byawe. Rero turagushima ku burinzi bwawe, turagushimira ku rukundo rwawe tugaragariza uko bukeye uko bwije. Nsaba kugira ngo uri bukurikire wese wibaza afite ibibazo byinshi, yibaza icyatumye abaho, reka uyu munsi binyuze muri iyi video yumve urukundo rwawe, yumve urukundo rwawe rumanuka rusaba mu mutima we, asobanukirwe ko niyo isi yose yamureka hari umuntu umukunda kuruta abandi bose. Hariho Imana iri mu ijuru yamuremye, mufitiye imigambi kandi muzi. Turagushima kuko witeguye kubana natwe no kuvugana n'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Icyo dukora hano ni ijambo ry'Imana rikuze mu biganiro by'ibi tugiye gukora cyangwa se kubwiriza ubutumwa bwiza n'ibindi byinshi byerekeye gukomeza umubiri wa Kristo cyangwa kuwuhesha umugisha. Amen. Ariko bishingiye ku ijambo ry'Imana ko tukunze kuvuga ngo umubiri wacu tugaburira ariko tugiye kugaburira n'umuntu wacu w'imbere. Uyu munsi rero twaba dushaka gusangira kuri aya meza y'umwami. Iyo tuvuze ameza ntabwo aba yatwicayeho, ariko tuba tuvuga mu buryo bw'umwuka. Dusangire dufashwe, tuba dufite byinshi byo kubabwira, ariko kubw'umwanya turagerageza kubigira bigufi kugira ngo turase ku ntego. Uyu munsi rero twaba dushaka kubaganiriza ijambo rivuga ngo kuba muri Kristo Yesu bigira inyungu, bigira umumaro. Sinzi icyo wakoresha cyo gifite intérêt. Amen. Ariko twaba tugira ngo duhere ku buhamya bwa mama Françoise. Mama Françoise dusanzwe dukorana hano, yigeze kuduha ubuhamya kuri video yacu ya mbere hano. Nujya hasi uraza kwisangaho, ariko nagira ngo atangire atubwire uburyo byari bimeze, cyane cyane uburyo byamugoye, hanyuma n'uburyo yabonye Imana nyuma y'igihe kingana gute n'uko uyu munsi byifashe. Amen. Amen. Ya Imana ishimwe. Buri gihe ni by'agaciro kuganira n'ubwoko bw'Imana, kuganira n'abantu b'Imana. Nk'uko mama Bijou abisabye, ndumva mbere y'uko wenda tuganira hari icyanditswe twasoma. Wenda mama Bijou yadusomera muri Mariko 10:29. Amen. Reka twasome nk'uko mama Françoise abinsabye muri Mariko 10:29 tugeze kuri 31. Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'ubwanjye no kubw'ubutumwa bwiza. Amen. 30. Utazahabwa ibiruta inshuro 100 iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse n'abanyina n'abana n'amasambu, hamwe no kurenganwa, maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Amen. 31. Ngo ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Yesu ashimwe. Amen. Imana ishimwe kubw'iri jambo. Iri jambo turyumvisemo ibintu bitandukanye, ariko nafashemo ibintu bibiri by'ingenzi. Haravuga Yesu hano yabwiraga intumwa ze, arababwira ngo uzasiga, harimo gusiga. Hari ijambo yabanje ngo gusiga kubwe, gusiga kubw'ubutumwa bwiza, gusiga kubwa Kristo, gusiga bimwe kubw'inyungu z'ubwami. Rero bidusaba agakiza. Navuga ngo urugendo rw'agakiza, ucyakira Yesu cyangwa se ugitangira urugendo rwo kugendana n'Imana,
first of all bigusaba gusiga. Hari ibyo ugomba gusiga, hari ibyo ugomba kwitandukana nabyo kugira ngo ubashe gusingira ibiri imbere. Biragusaba kubanza kwitandukanya. Hari igihe bamwe bibasaba kwitandukanya n'inshuti bari barimo kubera ko abantu mugendana nabo bakugiraho impact cyane cyangwa se influence character yawe. Rero iyo umaze gutangira urugendo rw'agakiza bigusaba ko ubanza kubasiga ukajya ku ruhande kugira ngo ubanze ugire imbaraga, kugira ngo ubanze umenye ijambo ry'Imana. Wenda ushobora kubagarukira umaze gufatika, noneho utangiye kubabwiriza, utangiye kubabwira iby'urwo rugendo, utangiye gukomera, naho ubundi bazakurusha imbaraga, usange ntahujya, ugasanga ni hahandi uva mu rusengero ugakomeza boite cyangwa se ukava mu rusengero ugakomeza akabare. Ariko Yesu hano yarababwiye ngo uzasiga. Rero noneho yego uzasiga ba bantu bawe bari poshe. Hano Yesu yavuze abo mu nzu yawe first. Nkangiye kubera ko nari nkijijwe, urumva nibwo nari nkitangira urugendo rw'agakiza, noneho ndutangira nta wundi muntu urakizwa mu rugo. Hano rero iri jambo numvaga rindeba cyane, ni naryo jambo nabonye nkikizwa ngo uzasiga se na nyina n'abo mu nzu ye n'abashiki be n'abasaza be abo bavukana ngo kubw'ubutumwa bwiza kubwanjye. Kubasiga rero bivuze iki? Ntabwo navuye mu rugo ngo ngende mve mu rugo iwacu, no. Hari uburyo ubasiga, hari imigenzo muba mufite cyangwa se ubuzima mwari musanzwe muri aho, ariko bigasaba nkaho usa nkaho wimutse muri bwa buzima mwari musanzwemo, noneho ukaba ugiye mu bundi buzima, ukaba usohotsemo gato ugiye gutangirana urugendo na Kristo, utangiye urugendo rwo kugendana n'Imana. Rero akenshi ntabwo biragoye abo muri kumwe, noneho mbere na mbere ababyeyi, papa, mama, abo muvukana, nibo bantu babona iryo tandukaniro, nibo bantu batangira kubona kwa gusiga, nibo bantu batangira kubona hari ibintu biriho birahinduka. Rero ugasanga batangiye kukurwanya. Nkanjye byabanje kuba nyine intambara nk'uko nigeze kubivuga, batangira kundwanya, batangira kumbuza. Urumva nari umwana muto, ndi 6e primaire, ariko numvaga kabisa Imana iri kumwe nanjye, numva nzi ibyo ndimo. Nari umwana muto rero urumva nagombaga kugendera ku mabwiriza yabo, ariko nkumva hari icyo namenye, nkumva hari icyo nakiriye, nkumva hari urundi rugendo ngiye gutangira. Urwo rugendo wa mugani nk'uko Abraham Imana yamubwiye, iramubwira ngo uzasiga, va mu nzu y'iwanyu, uve iwanyu, uve mu by'iwanyu, uve mu migenzo y'iwanyu, uve mu byo mwari mumenyereye, ujye aho ngiye kukwereka. Rero nuko urugendo rw'agakiza hari ibyo ugomba kuvamo, ukabanza ukumva icyo Imana ikubwira naho irimo irakuganisha. Abrahamu yahawe umugisha ari uko yavuye, yahagurutse atazi aho agiye, yahagurutse atazi aho Imana imuganisha. Natwe rero iyo dutangira urugendo rw'agakiza, ushobora kuba uri umudamu wenda ugatangira urugendo rw'agakiza umugabo atabyumva, ariko hari icyo usabwa. Muri make navuga ngo ni sacrifice. Gusiga bisaba sacrifice, kuko gusiga ibintu umenyereye umazemo imyaka ntabwo biba byoroshye. Noneho ukabisiga ntawe ukumva, ntawe ugusobanukirwa, ntawe uzi ibyo urimo. Bamwe nabonaga bambona nkaho byicanze, byivanze, cyane cyane ko iby'agakiza nta nubwo abantu benshi bari babizi cyane. Byavugwaga nkaho ari ibintu by'inzaduka, ari ibintu kumva abantu bavuga muri uriya muryango hari umwana yagiye muri bya bindi wasaze, twitaga abasazi. Rero ntabwo byari byoroshye kuvuga ngo uri umwana witwa umusazi, unyura mu muhanda bamwe bakakujyanira inzara bagutunga urutoki. Ntabwo byari byoroshye gusiga, ariko gusiga harimo imbaraga zo gusiga. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo uzasiga ibyo byose
azahabwa. Donc first of all hariho gusiga, noneho hakaba guhabwa. Hari igihe rero umuntu aba ashaka guhabwa kandi atafashe ya gahunda ya sacrifice yo gusiga. Rero icyo gihe nafashe sacrifice yo gusiga, nsa nkaho mbasize gato, nsa nkaho ndi mu nguni yanjye, nsa nkaho nta muntu nyumva, nsa nkaho ababyeyi bandakariye, bien sûr nkakubitwa. Ntabwo byari byoroshye. Uzi kuva ku rusengero buri munsi, uzi ko hari inkoni buri munsi. Ntabwo byari byoroshye, ariko nkumva icyo nahawe ni ikintu cy'agaciro kiruta ibyo byose. Ni ikintu cy'agaciro kiruta kunyumva, ni ikintu cy'agaciro kiruta bya bindi navuga ngo nari mfite nk'inyungu. Rero byari bifite imbaraga cyane muri njyewe, ku buryo narakomeje urwo rugendo, ndakomeza nkagira urwo rugendo. Ntabwo byabaga byoroshye. Uri umwana muto ukabyuka saa 9 z'ijoro ukanyonyomba ukagenda muri salo hahandi ugiye gusenga. Hari n'igihe bwankeragaho ndimo gusenga, numvaga ndi mu yindi dimension, numvaga ndi mu rundi rwego, nkagenda nkasenga. Ari uhasohotse agiye kwiherera nimugoroba bakagusanga mu nguni yawe. Kandi ikindi kintu navuga, nari mfite, nagiraga ubwoba. Narakizwa, nagiraga ubwoba bw'umwijima. Mbivuze wenda mushaka kugira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko abo mu rugo bo barabyumva cyane. Nari umunyabwoba. Iyo nabyukaga nijoro, kwa kundi wicura ushaka kujya kuri toilette, sinongeraga, nta tara ryongeraga kuzima kugeza bakazimya uko nsinziriye. Nagiraga ubwoba bwinshi cyane, ariko bakabona umunsi nkitinya ijoro, bakansanga mu nguni muri ya sano, muri wa mwijima, kandi ntabwo bafite. Hari ikintu nari naramize muri njyewe, numvaga kiruta ibintu byose binzengurutse. Numvaga hari urundi rwego nagiyemo. Rero muri make navuga ngo naremeye ndasiga, nsa nkaho mvuye mu biwacu, nsa nkaho mbaye mu nguni yanjye nyine. Icya mbere, iyo usize ukimara gutangira urugendo rw'agakiza, ukava muri za nshuti, ukava muri ya migenzo y'iwanyu, cyangwa ugasa nkaho uvuye mu iwanyu, icya mbere usa nkaho uri wenyine. Ariko kubera ko Yesu akuzuye, Yesu ari muri wowe, wumva aguhagije. Wumva nubwo waba uri ahantu wenyine, kuko muri kumwe, kuko ari kumwe nawe, Yesu arampagije. Amen. Nka kwa kundi ya ndirimbo ivuga ngo Yesu arampagije. Ariko ndi kumva uriya mwana nkumva ndababaye cyane. Ariko urumva ukuntu Kristo aza akaryohera umuntu, yongere kwita kuri bene wabo, ukabona wabonye ubutunzi bukomeye, bikamera nka wa mugani Yesu yavuze ngo ubwami bw'Imana bumeze nk'umuntu wavumbuye umurima ahantu n'ibintu by'agaciro akagurisha ibye byose. Mbese wabaye nk'ugurisha iby'agaciro, urengera isoni zo muri quartier kiriya gihe. Ashize nk'imyaka ingana? Kuva 1993 gutyo, 29. Ni nyinshi cyane. Kiriya gihe ibintu by'agakiza byari bitoroshye. Kugenda na Bibiliya cyane cyane watugiye kwa bagiye Bujumbura, ngenda zibuka ko nubwo wakije imbere yanjye, no kugenda na Bibiliya kugiye cyane byabaga ari ibintu usa naho ufite agasoni cyane. Tekereza no muri quartier urimo urajya gusengera ahantu runaka, hari hehe? Yari mu Ngagara, yari eglise yitwa Bomberge. Kiriya gihe yarasaruye cyane. Turabasuje iyo bari kutureba. Ufite natangiranye nayo. Amen. Urumva abantu benshi batangaye ko uvuga Yesu wicaye hano ushize amanga, kubera ko hari ibintu wabonye bikubabaza. N'ubu turaza kujya ku gice cye none w'inyungu wakuyemo. Ariko mbere ko tujya, ndashaka tubwire kiriya gihe mu bana 5. 3 imbere yawe n'umwe, 3 imbere yanjye n'umwe inyuma yanjye. Urumva biragaragara ko umuryango wari ukiri muto, ntabwo bari bakuze cyane. Ariko ndashaka kubaza ikibazo nari naje kubaza, none kubaza neza. Niyo skandal ishobora kuba yarabaye kamaka wenda ikajya mu mitima y'abantu, cyangwa utazapfa wibagiwe kiriya gihe, usibye gukubitwa. Urumva agakiza ari igihe umuntu atotezwa ukazira Kristo. Ese waba witeguye gukubitwa, kuvugwa, kwamburwa ibintu byose, ndetse hari n'abakubitwa bakava mu miryango yabo?
intumbero y'ubutumwa bw'uyu munsi rero twagira ngo tukubwire wihangane uko biri kose, wenda wowe biri pire kuruta ibya Françoise, wowe bishobora kuba bikomeye cyane kuruta ibyo cyangwa byoroshye, ariko uko biri kose ikigeragezo cy'umuntu aba ari ikigeragezo. Rero nagira ngo uvuge kariya kantu sinshaka kubabwira kuko ubu ndi umunyamakuru, uvuge kiriya kintu kugira ngo wumve level y'ububabare waba urimo n'ukuntu byari bifashwe mu muryango wawe. Ni ikihe kintu cyabaye udashobora kuzibagira na bene wanyu ubu ngubu baseka iyo babibonye babyibutse? Ikintu navuga ni uko urumva muri uko gukubitwa papa yageze ahantu abona ibyo gukubitwa ntacyo bimbwiye, agera ahantu aravuga ngo uzagende usare wisarane ngo wisarane ntihagire undi mwana wanjye uzajyana muri ibyo bisazi byanyu. Hanyuma ntabwo byagarukiye aho, hageze aho mbatizwa noneho ntangira kwiga inyigisho z'umubatizo nkagenda nihishe. Nibuka ko umunsi najyaga kubatizwa yari ku cyumweru, sinzi umuntu wibiye akabanga papa, mu gitondo abona byuka nitegura ndimo kunyonyomba ugiye ngiye gusenga. Hanyuma ngo ibintu naraye numvise n'ibyo ngo urabatizwa n'intego. Ako kanya mvunduruka mu rugo ndiruka numvaga nshake bandubike mu mazi mbatizwe, ibisigaye ni akazi kabyo. Numvaga mfite inyota yo kubatizwa mu mazi menshi, ko niwo mubatizo Bibiliya itubwira. Noneho ndirukanka njya ku rusengero, baratujyanye. Icyo gihe twabatizwaga muri Tanganyika, turagenda baratubatiza, pasiteri aratubatiza. Noneho turagenda nyine ku rusengero, turi mu rusengero ngiye kubona mbona papa arahageze, ahagarara inyuma. Protokole ati ndashaka umwana wanjye. Protokole baje kumpamagara, ndavuga nitaba hariya ahantu arampera urushyi hariya inyuma y'abantu. Ndamubwira nti ndaza kuza ndagusanga mu rugo. Uwo munsi yari afite uburakari ntashobora gusobanura bwinshi cyane, ariko ngewe nari nuzuye umunezero, ibyo ntacyo byari bimbwiye. Ikintu rero cyabaye, yagiye kurega abapasiteri. Icyo gihe yari kuri chef de zone, navuga wenda mu murenge se, akajya kurega, arega abashumba. Noneho abarega avuga ngo n'abantu bafata abana bakiri bato ngo bakabayobya ibintu nk'ibyo. Nuko erega nditaba ku murenge, ndagenda baransobanuza, ntangira kubabwiriza mbabwira Yesu namenye, ntangira kubabwira umunezero w'agakiza. Noneho n'abapasiteri bagira umunsi wabo, nabo barabatumizaho gusobanura. nabo baritaba barasobanura ati twe ijambo ry'Imana yatubwira ngo uwizeye wese mumubatize, turabwiriza ijambo abantu bakaza bagakizwa. Rero kubatizwa ni uburenganzira bw'umuntu ku giti cye, gukizwa n'uburenganzira bw'umuntu ku giti cye. Babona rwose umwana ari determine, ntabwo ashaka kubivamo. Nyuma yaho rero abyandikisha mu kinyamakuru. Icyo gihe hari ikinyamakuru cyitwaga Kanguka. Muri icyo gihe banyandikisha mu kinyamakuru, titre noneho y'icyo kinyamakuru yavugaga ngo le baptême de Françoise, cyangwa se umubatizo wa Françoise. barimo bakorera Imana batabizi. Uva uri mu wa mbere secondaire icyo gihe, bakakwandika mu kinyamakuru. Urumva icyo gihe barandika, bavuga ubuzima bwanjye, bavuga umwana wayo, mbese izo skandale zose, avuga abashumba bayobya abana, bavuga. Ikindi cyatumye avuga ngo baratuyobeje nuko uwo munsi nabatijwe, nageze mu rugo. Ngeze mu rugo urumva nyine nari niteguye, za nkoni nari menyereye. Uwo munsi narageze mu rugo barampfukamisha, maze ndakubitwa. Iz'uwo munsi ntabwo nazumvise mu by'ukuri. Agitangira kunkubita, umubatizo w'umwuka wera, ndangira ndazamura ijwi, ntangira kuvuga mu ndimi, ntangira kuzamuka, ndasenga nshima Imana. Babwije ukuri nta kintu numvaga. Noneho numva ijambo, numva aravuze ngo ziba.
ceceka noneho aho niho byatangiye avuga ati noneho umwana wanjye bamugize umusazi urumva kuvuga mu ndimi ni ibintu atarazi umuntu bakubita akavuga mu ndimi akazamura zabyo umubatizo nka Stefano bamutera amabuye akabona ijuru byambereye nka Stefano wa mugani we yahise abona ijuru rikinguka nanjye rero nuko byagenze ubwo rero papa ati noneho karabaye bamugize umusazi neza atangira kumbona nk'umusazi rero njyewe ntangira kurwana no kwiga kugira ngo atabona ko bya bintu byo gusenga bimbuza kujya kwiga nkubahiriza gahunda zo kwiga kuko hari icyo gihe hari abana benshi bakizwaga bagahagarika hari n'abavaga mu miryango yabo abenshi bakava no mu mashuri icyo gihe rero narwanye n'icyo kintu cyo kuguma mu mashuri cyo kuguma ndi focused ku byo ngomba gukora ariko umwanya wo gusenga wanjye ntubure amen tarakomeza kunyungu ariko icyo nshaka kuvuga umurare kutureba ni ikihe giciro witeguye gutanga kugira ngo Kristo wawe utamutakaze urabona ko agakiza kenshi iyo dukije batubwira ko ari ibintu byiza ariko ushobora guhura n'ibintu bikuvuna ibintu biguca intege ko Satani ntabanezerewe ijambo ry'Imana ratubwira ngo iyo umuntu akijijwe mu ijuru havuga impundu ni ukuvuga ngo agakiza ni irindi rembo uba winjiyemo rigutuma ubana n'Imana iyo Satani ntabanezerewe ariko ndashima Imana uburyo yabihagazemo neza kugira ngo dukomeze umuntu tunamubaza icyo kibazo wenda wewe ushobora kuba ari akantu gato ugahita ubivamo urumva ko ikigeragezo cye cyavuyemo ubutumwa bwiza ni ukuvuga ngo icyo kinyamakuru cyakanguka cyakoreye Imana kitabizi Yesu yaramamaye le baptême de Françoise icyo kinyamakuru yewe numva nari kukibika urumva nyine marabazi masina kibitse ariko icyo nifuza kukibona icyo ariko ibintu byari bihari by'itangazamakuru cyane nk'iki gihe ariko umva ko kiriya gihe byari bimeze nka WhatsApp y'uyu munsi kuvuga ngo abantu bose bahise bamenya bibakururira kujya mu nzu y'Imana bisobanura ko nawe ushobora kuba igikoresho cy'Imana muri iryo totezi ufite kugira ngo Yesu amenyekane n'umuryango wawe hanyuma rero komereza aho ujye kutubwira noneho ku nyungu uburyo wahise urwana na reputation yawe kugira ngo agakiza Imana idatukwa yego ubwo nyine nyuma yo kwamamara mu binyamakuru urumva nawe aho nanyuraga hose bavugaga Dore Françoise wa mwana yitwa Françoise nibuka ko no mu ishuri nabaga nicaye ukabona abana baje babaririza ngo turashaka kureba Françoise urumva ko namamaye nyine muri ubwo buryo byari biteye isoni cyangwa bigize ariko njyewe umva nari mu yindi dimension nari mu rundi rwego rwo kubana n'Imana no gusabana n'Imana ku buryo ibyo ntacyo byari bimbwiye nibuka ko papa icyo gihe yazanye icyo kinyamakuru bacyanditse cyarasohotse aravuga ngo ubu rero ngo wageze no mu binyamakuru n'ibiganiro ntabwo birashimishije kubona abandi bajya mu binyamakuru bishe bakoze amarorerwa rero njyewe ntangira kurwana no kwiga kugira ngo atabona ko bya bintu byo gusenga bimbuza kujya kwiga nkubahiriza gahunda zo kwiga kuko hari icyo gihe hari abana benshi bakizwaga bagahagarika hari n'abavaga mu miryango yabo abenshi bakava no mu mashuri icyo gihe rero narwanye n'icyo kintu cyo kuguma mu mashuri cyo kuguma ndi focused inyungu rero navuga n'abaturanyi batangiye kubona inyungu nibuka ko hariho umupapa twari duturanye yatubwiye ngo umwana yarampamagaye arambwira ngo umwana wanjye yananiye ngo wamfashije ukamujyana muri biriya bintu babyitaga ibintu ati biriya bintu byanyu urumva ati wamfashije ukamunjyanira muri biriya bintu byanyu nubwo babyitaga ibintu ariko batangiye kubona ko bifite akamaro n'ubu Françoise n'ubu babona inyungu barabibona inyungu rero zirahari mu gukurikira Yesu kuko niba babonye izo inyungu bazibona gute kuko iyo wakiriye Yesu utangira urugendo rwo kugendana n'Imana twavuze ngo hariho gusiga rero niba hariho gusiga bazabona itandukaniro ryawe n'abandi bazabona itandukaniro hagati ya wa mwana ukijijwe na wundi utakijijwe bazabona itandukaniro hagati ya babandi bamwe bafite abana barara bagenda mu mabuwate bakabona wowe ntabwo ujyamo abandi bajya mu tubare wowe ntabwo ujyamo icyo gihe rero ya nyungu barayibona icyo gihe arambwira ati mbabarire umunjyanire muri bya bintu byanyu ndebe ko hari icyahinduka
iyo nyungu abaturanyi batangiye kuyibona babona ko biriya bintu nyamara bya bintu twita ibintu bifite umumaro. Ndibuka ko na papa hari umuntu yigeze kubibwira ati nyamara bya bintu byabo ati bya bintu byabo ndabona bifite umumaro bishira umwana ku murongo. Ibyo bintu nyine batangiye kubona inyungu zabyo, babona hari ikintu bihindura umwana bimushira ku murongo, kuko usigara wumva unejejwe no kuba mu Mana no kwisengera ibindi. Wa mugani wa Pawulo ngo ibyamberaga inyungu ngo byabaye nk'amase. Bya bindi wumvaga wari kujya muri boîte, wari kujya mu kabari se, wari kujya kurara irakuryohera ku buryo bya bindi Pawulo yavuze ngo bisigara bimeze nk'amase. Rero nusatangira abantu bakubwiye ngo uri bisari yenshi ukija kugira ngo uri normal cyane babwira nta kibazo ufite wowe uri mwingisi. Kuko nibuka ko nanone muri kwa gusiga bigitangira nkabona abantu bose ntibanyumva, nkabona banzengurutse abo tuvukana ababyeyi. Nageze ahantu nanjye ntangira kwibaza, ariko se ibi bintu wa mugani menya narayobye nk'uko babivuga. Ariko Imana ni nziza, iyo igufiteho umugambi irakuganiriza. Icyo gihe Imana yampaye iryo jambo ryo mu Gutegeka kwa 2:31 ni naryo jambo nigeze nibagira mu mateka yanjye, rivuga ngo witinya, ndi kumwe nawe, ndi Imana yawe, nzakujya imbere, nzabana nawe, sinzagusiga, sinzaguta. Françoise kira nirengagije uburyo wagihura n'utuntu nk'umutineja mu mujyi bikugora ugeragezwa n'imyakazi byinshi, aho se tuwasimbutse tubwire noneho wa muryango byaje kugenda gute kugira ngo turebe ese yanyu duhereye iwanyu tutabanje kuvuga kuri wewe n'iwanyu byaje kugenda gute, kubera hano tuba dufite umwanya muto. Byaje kugenda gute? Nyuma inyungu navuga nakuyemo nuko muko kwihanganira iyo mibabaro yose, kwihanganira uko gutotezwa kose, byavuyemo agakiza kabi wacu. Uyu munsi bose bakorera Imana, uyu munsi bose bakunda Imana, uyu munsi bose barakijijwe. Uyu munsi turahura nk'umuryango tugasenga, tugahura tugasengera hamwe, turi mu mwuka umwe, dufite kwizera kumwe. Imana yakoze imirimo na kwa kubatizwa bankubitiye uyu munsi bose barabatijwe. Y'amazi menshi bose bayagiyemo, ari na mama yagiyemo, abo tuvukana barabatijwe mu mazi menshi. Rero iyo niyo nyungu yo gukizwa, yo kwihanganira ibitugerageza. Sinabivuga wenda gusa mu rwego rw'agakiza gusa, nabivuga no mu buzima busanzwe. We wihanganira ibigeragezo, no kuri hari inyungu muri kwa kwihanganira ibigeragezo. Ibyiza biri imbere. Komeza wihangane, ukomeze ugendane n'Imana, mu gihe gikwiriye uzasarura. Kuko Yesu yaravuze ngo uzasiga ngo azahabwa. Hariho gusiga no guhabwa. Tukiri mu isi, tukiri bazima, Imana yaremeye mbirebesha amaso yanjye, irandinda, impa kubibona, indinda gupfa ntarabona agakiza kabo. Icyo ni ikintu najyaga nsaba Imana, Mana uzandinde gupfa ntarabona agakiza kabi wacu. Rero Imana ndayishima ko yabikoze, yabimpaye kubibonesha amaso yanjye. Rero iryo nishimwe rihora ku mutima wanjye buri munsi. Rero nawe utinya kugira ibyo usiga kubera Kristo, rekura biriya byose uzi ko bidahesha Imana icyubahiro, wemere gukomatana nawe. Ni ukuri mu gihe ukiriho uzabona inyungu yo gusarura, uzasarura. Ariko hari igihe abantu babwira ko agakiza no kujya kubahaza ama etaje n'ibindi, usarura icya mbere kuba warakize mu mutima n'ubugingo buhoraho. Niko hano twasomye, kuko ugiye ku murongo wa 31 aravuga ngo abambere bazaba nyuma n'abanyuma baba abambere. Ni ukuvuga ngo iyo utabaye maso ushobora kugasiga noneho ugasubira inyuma mu bibi. Icya kabiri yatubwiye muri uko gusarura, Imana iguha ubuntu bukwiriye kandi ukabaho nta mvune, nta ntambara nyinshi zikurimo, kuko uba wiringiye Imana. Sinzi niba icyo warangirizamo mugasengera abantu. Yego, ni ukuri inyungu ni nyinshi, of course harimo n'ibifatika, ariko si byo byangombwa. Icyangombwa ngo ni ubugingo buhoraho, niko iri jambo ryatubwiye, kuzahabwa ubugingo buhoraho, karagwa ubugingo buhoraho. Noneho
no mu bifatika ushobora gusiga ibifatika wenda wabonaga mu buryo butari bwiza, wenda ushobora kubura umukobwa wigurishaga ukaba ufite wenda ababiguha mu buryo butari bwiza, iyo ukijijwe rero ukabisiga urabanza ugakubitika of course, ukabanza ugahura n'ubuzima bugoye, ariko bitinde bitebuke ni ukuri Imana ikugirira neza. Imana ishobora kuguha urugo, Imana ishobora kuguha imigisha. Hano twabonye imigisha y'ibifatika n'imigisha y'ubugingo buhoraho, byose rega Kristo arabifite. Muri we harimo byose, si ubundi twirukanga tujya he ko muri we harimo byose. Mana yanjye, muri we harimo byose. Ngo na rya jambo rivuga ngo se Mana ngo twakuvaho tukajya he? Petero ngo twakuvaho tukajya he? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Nabonye abantu bantega iminsi bavuga shango wowe ngo nugera muri adolescence uzabivamo, ariko na n'uyu munsi tubatse maze imyaka, urumva nawe maze imyaka 29 hafi 30 sindabivamo, kuko ngo twakuvaho tukajya he? Njye nibaza namuvaho nkajya he koko, ko ari we afite amagambo y'ubugingo. Agira ngo tubabarire rero, dufite byinshi byo kubabwira, naho dukura imbaraga zo kuza kuvuga Yesu, nicyo kiturya tukumva gushaka kubwira abantu experience zacu, Imana twamenye, kugira ngo namwe mugaburirwe mureke kuba abanyuma. Uyu munsi ushobora kwireba ukareba ndi uwa nyuma, ndebe ku byaha maze imyaka nijanditsemo, umuruho mfite simeze nka Mama Françoise atahuye n'ibyo nabonye. Imana irashaka ko uyu munsi uba uwa mbere. Natwe nubwo yaba amaze imyaka agomba kuba maso kugira ngo adatakaza bwa bugingo, akomeze kunezeza Umwami wese. Twagira ngo rero tumusabe Mama Françoise asenge. Wowe urimo kutureba ushobora kuba ufite umuntu wawe ari muri ibyo bihe nk'ibyo yabayemo, uze kumuha buno ubutumwa bwiza, cyangwa se ukaba urimo kubinyuramo nawe ufashwe. Turizeye ko hari umuntu ufashije, turizeye ko ubuhamya bwongeye kubukomeza, ko uzahinduka inshuro 1000, inshuro 100 hano mu isi ndetse no mu ijuru, ariko cyane cyane ubugingo buhoraho. Mama Françoise aho zamurijwe usengere abana b'Imana. Ndumva nifuza gusengana n'abantu, kuko twavuze iby'agakiza, nifuza gusengana n'abantu bifuza kwakira Kristo. Ubibaze uti se bamwakira bate? Ese ubundi nakizwa nte? Ntabwo ari ibintu bigoye, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwatuza akanwa kawe, nuko kwatura ukamwakira, ukamubwira ngo ndaguhaye ubuzima bwanjye. Rero iryo ni ryo sengesho numva nifuza gukorana nawe, wumva wifuza gutangira urwo rugendo na Kristo ugasiga. Hanyuma niba hari icyo wenda mwakwifuza ko umuntu yabafashamo muri urwo rugendo rw'agakiza, mushobora kureba contact aho ngaho hasi kuri video, noneho tukazagirana ibihe byo gusengana. Imana ibaho umugisha. Ndumva wasubiramo iri sengesho rivuga ngo Mwami Yesu, ndaje imbere yawe uyu munsi, menye ko ndi umunyabyaha. Uyu munsi menye ko nakoze ibitemewe n'amaso yawe, ibidashimisha amaso yawe. Uyu munsi fashe intambwe, fashe decision, ndavuze ngo guhera uyu munsi nihanye ibyaha byanjye byose. Ndasaba Mwami umbabarire ibyaha byanjye byose. Guhera uyu munsi ngwino mu buzima bwanjye, ngwino utegeke ubuzima bwanjye, ngwino uyobore ubuzima bwanjye, ngwino uganze ubuzima bwanjye, uganze amarangamutima yanjye. Ndakwinginze, haleluya, maze ufate intebe yo kuganza mu buzima bwanjye, kandi guhera uyu munsi uhindura ubuzima bwanjye. Guhera uyu munsi ndakwihaye, guhera uyu munsi ndekuye ibyanjye byose, size ibyanjye byose, ibitari bigushimishije byose ndabisize. Niyemeje gutangirana urugendo nawe Kristo. Ngwino umbere umwami, ngwino umbere umukiza w'ubuzima bwanjye, ngwino ufate ukuboko, ndarambuye ukuboko kwanjye, ngwino ufate maze ushoboze kugendera muri iyi si, ngendane nawe. Ndaguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kandi Mwami tukweretse muri kureba video, Mana ari gucika intege, yasubiye inyuma. Iteka Imana umwiteho kugira ngo umwereke inyungu y'agakiza. Turasinze guca inzira aho tudatekereza, aho tutumva, Mana kugira ngo amenye ko kumwitamo ari inyungu.
Mana umushumbushe inshuro 100 nk'uko wabivuze, umuhe imbaraga zo kwemera gutotezwa kugira ngo adasubira inyuma, umwuzuze umwuka nk'uko byagenze kwa mama Françoise, kwa Stefano n'abandi bose mwami, umwuzuze umubatizo w'umwuka wera. Turasenze kugira ngo imbaraga zawe zerekeze buno butumwa bwiza, tukuzaniye iminyago mwami, wite ku bana bawe ubagumize mu bwami bwawe. Natwe mwami uturinde kugira ngo tutazaba abanyuma, tutabona amahumugaye imbere y'izi mbaga z'abantu mwami, kugira ngo twese tuzahure mu ijuru kuko aricyo cyakuzanye. Izina ryawe ryubahwe iteka ryose. Amen. amen. Amina.